usangamo hose uramusanga kandi hose niko bibasha no muri komedi hose anaririmba cyane urabyumva so Kensi akaba yaragize uruhare mu kuzamura impano z'abana bafite impano ya football gasogivuka mutabishaka mutanabizi ko zagera hariya uyu munsi wa none aho yageze harivugiye abana barimo kugraduatinga bazamuka bajya mu cyiciro cya mbere mwarababonye nta yindi kipe mu Rwanda irabikora cyane nta nimwe uzanabona izabikora bizagorana kereka intare yo muri deuxième division niyo igikunda kugerageza cyane mu cyiciro cya kabiri urakoze cyane deuxième division turi mu yindi première division cyangwa se Rwanda Premier League urakoze cyane ibyo rero ni ibigushimangiriraho Gasogi yaje ije gukora impinduka mu yandi makipe uvuga ngo ntabwo ibyo byadukeneye turakomeje hanyuma hari umunyamakuru umwe uzi ukurusha reportage mu Rwanda hari uzi sinzi nimba hari uwo nzi kuko ngibyo nkora nzi ko mbikora neza nza kubona mbikora neza kuko nkora cyari kuba cyaransezereye kuko n'undi ubaye uhari nawe ukora neza aracyakora mu kigo abarizwamo nta muntu ubona ushaka kujya mu ntege byibuze ntabwo muzi njye ndiyizi kuko ngibyo nkora bizi ariko abandi ndaba ngiye kujajinga abandi kandi buriya mu bintu nirinda gukoza ikirenge mu bugari bw'abandi niwe munyamakuru wa mbere mu Rwanda we wemera muri angire zose umunyamakuru wa mbere wemera muri angire zose cyangwa reka tuye muri politiki umunyamakuru wawe wa mbere umunyamakuru wanjye wa mbere ni njyewe muri politiki muri showbiz ni njyewe muri showbiz ni wowe kubera iki kubera yuko nawe nzi nta higanwa ryari ry'abantu ngo bambwire ko duhanganye muri siporo ni njyewe ariko icyo gisaba ukuntu uragisubiza urabona kuvuga abantu uragira ngo njye kujajinga abandi nta marushanwa yabaye ngo menye uwatwaye igikombe cy'umwaka ariko njyewe mfite igikombe cy'umunyamakuru wa mbere wo muri pota cyane 2025 urumva nimba se ngifite naragihawe mureba iki muri kukinyamura umuhanzi wawe wa mbere mu Rwanda umuhanzi wanjye wa mbere mu Rwanda Papa Cyangwa abavuga se ngo hagati ya The Ben we na Bruce Melody wowe uburihe n'abafana nagara abakunzi ufana nde muri abo ngabo hagati ya nande ya Bruce Melody ne umuziki nyarwanda ufana ibyo bakora aba bagereranya se bakora amakosa ntago buriya ariko nkubwire nureba kufata ishusho ryiza tureba aho umuziki nyarwanda wavuye naho umaze kugera twishimira aho umuziki ugeze ariko ntuze kumbwira ngo uyu uzaba yarushije abandi uzaraba yanyeretse igikorwa cy'abo yubakiye bariho nabi cy'abo yishyuriye mitiweli wazaba ari umuhanzi wa mbere naho mu gihe urimo kurata inkovu z'imiringa aho kugira ngo unyereke ingobyi uzanyereke uwo yahetse menye ko iyo ngobyi yamuhetse yamureze neza nimba yaramureze akaba ikirimo arimo se ngo ya ngobyi sayisebeje arayisebeje niba twereka ibikorwa bareke guhangana ku by'amagambo kubera ko buriya amagambo ararangira ariko ibikorwa byo bikivugira dusoza uno mwaka hari ubwo wasoza wongeye kujya muri management y'abahanzi turi mu kwezi kwa kabiri ngo dusoze umwaka nyine ndavuga ngo muri uno mwaka abanyempano bahora bavuga kandi abo kira muri management yanjye ntabwo bisaba amafaranga ngo ku mufuka wanjye oya ubu hari ufite managing ubu ngubu mu bahanzi barahari ariko ko ntari nabamurika byiza cyane cyangwa cyari mu biganza byanjye narinzi ko mu muryango yagiye Kadafura cyari mu biganza byanjye dufite indirimbo cyashya n'abandi urakoze cyane hari umupeti nawe turimo kuganira nabwiye ko agomba kubanza guhindura akantu ka disipurine mo gake kuko dufite ikibazo cy'abahanzi bacu cyangwa abanyempano baza feme ikabashuka bakayiteye cyane kwijana ubwo rero mu minsi mike ndabaha abandi bahanzi babiri b'imiriro yego urakoze cyane asante sana
Bana tuzazishobora ngiza bikomeye cyane. Ariko ko abantu bavuga ngo Gasogi gishobora kumanuka. Bikura he? Ni makipe arwana kutamanuka. Wakurikiye graduation y'abakinnyi 11 ba Gasogi bazamutse abana. Bazamutse. Warayikurikiye? Nari mari rwose. Hari umunyamahanga wabonyemo? Oya namwe n'abanyarwanda. Hari uwo twaguze wabonyemo? Oya. Kira ni ikimenyetso simusiga cy'uko Gasogi irimo irarera. Irimo irarera. Ntabwo rero twe turimo kujya impaka n'aba basaza. Twebwe twimirije imbere guteza iby'iwacu imbere. Twimakaza gahunda ya Visit Rwanda, twimakaza gahunda ya Made in Rwanda, umupira wacu, urubyiruko rwacu, intsinzi yacu, ibyishimo muri Gasogi. Hanyuma reka ngumbaza akantu gatoya. Bakunyangane gatoya. Kenisi ni umuntu ufata gute kuri wowe? Ariko umukobwa nabanda ifoto ifate neza cyane rwose ko arayishaka. Abanda ifate neza. Nafata ifoto gusa zirinde kunzana indezo. Atazajyana nk'ibimenyetso. Atazajyana nk'ibimenyetso. Nagiye kubaza Kenisi ni umuntu ufata ute kuri wowe? Ni umuntu usona gute? Kenisi ni umuntu mugari kuri njye. Kenisi kimwe cyo n'umuntu mu bana asanze mu kazi. Kenisi ni umuntu ma respect. Ubundi Kenisi ni all in one. All in one. Maye. Iyo mvuze all